turahatana twese turarushanwa kugira ngo turebe ko twabaho. Kubera ko imparanira kugira ngo ubucuruzi bwanjye butere imbere, ariko simparanira kugira ngo roho yanjye igire ubukungu. Shalom. Kubera iki bakwingingira kujya muri minisiteri? Ni inyungu zawe, ni inyungu zawe, ni inyungu zawe kujya muri minisiteri, ni inyungu zawe, ntabwo ari inyungu z'umuyobozi. Abereyeho kukuyobora ko ni umuyobozi, abereyeho kukuyobora, afite byinshi Imana imucishaho kugira ngo bikugereho, ariko ntibaza guhatira kujya muri minisiteri kabiri gatatu kane. Kubera iki? Abambere bazaba abanyuma, birashoboka se? Oya da, ntabwo njya nabyemera. Yesu adushiraho ngaho kugira ngo natwe tushishuke, dusabe Roho Mutagatifu ubwenge n'ubushishozi. Nidusaba ubushishozi. Ese kubera ko dushaka kuba abanyuma, ariko arashaka kugira ngo tushishuke, tumenye ubwenge. Ese koko kuba uwanyuma wakwishima? Ntawakwishimira kuba uwanyuma. Roho yanjye igomba kubyibuha ikagira byinshi. Naho nacitse intege ngumira agahaguruka. Ese wacitse intege atari mu Mana arahaguruka cyangwa arakomeza ka? Nitugerageza duterane inkunga bamwe ku bandi, aho dutuye tubere Nyagasani Yezu abahamya. Nitubere Nyagasani Yezu abahamya ni ukuri yaratwizeye, nta gisa no kugira umuntu akubwira icyizere. Kugira icyizere na Nyagasani Yezu Imana. Nagize umugisha muri iki cyumweru cyahise nganira n'umuntu anyumvisha ukuntu bafata Yezu, numva koko Nyagasani Yezu ni ubukungu bwacu. Iyo umuntu aha Yezu agaciro katarake, twebwe tumufata nk'Imana yigize umuntu ikaza kuducungura igafata kamere muntu. Mujye mukunda Yesu, ni umwami kandi ni umukiza. Kuko hano hanze hari abo duturanye, hari abo dukorana nabo, ariko kumva izina rya Yesu bakubwira ibindi binyuranye cyane n'ibyo wigishije kuri mucyo. Niduharanire kuba abambere, niduharanire kurushana mu kibuga, niduharanire kwambika iryo kamba. Kubera ibyo abandi baryambara ngewe nkarinyagwa. Yesu ntabwo adukorera umutwaro tutashoboye. Ngo nimuzanire iyo mitwaro yanyu, kuko ngira umutima utuza kandi nkoroshye. Ibikuremereye bimujyanire. Nicyo yabambiwe hariya ku musaraba. Batubwira ko Yesu yabambwe afite imyaka 33, imyaka myiza cyane. Twese twayinyuzemo, imyaka myiza. Ariko ntabwo yayirebye, ahubwo yarebye misiyo yamuzanye ku isi. Nawe mwizerwa wa Nyagasani Yezu, nawe yasoje gusa ya saa 11. Ese mwene muntu kwihangana kwacu kungana iki? Bariya barihanganye, uzi guhera saa 1 uri ku kibuga utegereje uguhagaze, ukageza saa 3, saa 6, saa 9, saa 11, ukibukwa saa 11. Bavandi twabinganye iki? Ko twese tubihamagarira. Twese turahamagawe na Nyagasani Yezu kugira ngo tuze twakire, natwe tubone igihembo. Kirahari igihembo, kirahari. Kubera kwihangana bagize, kubera kudacika intege, kutarambirwa. Ntimuzarambirwe kuri koraniro. Natwe turitinzemo, turatinze. Ntuzaze uyu munsi maze ngucike intege, oya, ntabwo ari byiza. Nawe ujye uharanira kugeza ku saa ya saa 11, nawe urebe ko igihembo cyawe kirakugeraho. Kandi ntuzarambirwe, ntuzarebe undi. Nurebe undi bizagutera gucumura. Uzarebe Yezu wenyine. Undi ntuzamurebe, we ni we na Yezu we. Nawe reba Yezu wawe, nawe aragira igineho kugira ngo ugendere ku byawe bikuremereye. Nurebera ku wundi uzagenda ugiye kumugisha inama. Ubwo ni ngo kubera yo kugirana inama, nta muntu umwe wigira ku isi. Icyo Imana yaturemeye twese. Natwe niduhatana, twirinde kuba abanyuma. Duharanire natwe kuba abanyuma.
couple ugomba kujya gufasha kugira ngo yubake urugo neza ikomere. Umugore agasanga umugore mugenzi we, umugabo agasanga umugabo mugenzi we, mukabafasha kugira ngo babe muri Nyagasani. Hari abarwayi dufite ku bitaro badukeneye, hari abo duhura nabo mu nzira bakeneye Nyagasani Yesu. Ntituzabura icyo dusubiza imbere ya Nyagasani kandi turi mu isi yaduhaye, kandi turi mu muzabibu. Twese twacuruje amaraso y'agaciro, nta n'umwe ukumiriwe imbere ya Nyagasani Yesu. Twese Nyagasani Yesu aradukeneye, aradushaka. Maze tugaruke koko twemere tube kuri babandi bategereza bihanganye, badacika intege, batarambirwa, batinubwa, ahubwo dutegereze Nyagasani Yesu twizeye ko tuzahembwa neza. Kristo Yesu akoze.